twumvise bavuga ko intandaro ari iy'abakobwa bari mu kabuga b'indaya. Mu isantere ya Kabuga iri mu kagari ka Kinazi mu murenge wa Kinazi mu karere ka Ruhango niho hari kumvikana amakuru y'umusore witwa Iyamuremye Eliel w'imyaka 25 wishwe atewe ibyuma. Tekano wa Kabuga agezeyo ambwira yuko ari abantu babiri batewe ibyuma, ariko umwe agahita apfa, ariwe witwa Eliel Iyamuremye, undi ahita ajyanwa ku bitaro. Yaraduhamagaye aratubwira ngo mu Kabuga hari ikibazo cyabaye, ngo hari umuhungu wacu ngo bateraguye ibyuma. Tugiye kureba twasanze umurambo uryamye imbere y'inzu ahantu hitwa iruhande rw'ahantu hitwa kwa Rutema. Amakuru y'urupfu rw'uyu musore yatangiye kumenyekana kuri uyu wa mbere aha mu kagari ka Kinazi mu murenge wa Kinazi mu karere ka Ruhango. Byaradukomerekeje cyane, nawe byumve kugira ngo ubu uryamye ku buriri saa 6 z'ijoro umuntu akubwira ngo umwana wawe bamuteye icyuma. Kuko umubyeyi wa nyakwigendera bamuhamagaye bamubwira ko umwana we atewe ibyuma yishwe. Noneho bamenyesha ko umwana wanjye hari abantu bamuteze bamutera ibyuma arapfa. Ngeze rero nsanga yapfuye. Abaturage bavuga ko abateye ibyuma uyu musore Iyamuremye agapfa banabiteye undi waruje kumutabara ubu akabarembye. Intandaro y'ayo makimbirane yatumye uyu musore witwa Iyamuremye aterwa ibyuma agapfa yabaye abakobwa bakora uburaya aha mu isantere ya Kabuga. Uwateye icyuma uwo musore witwa Iyamuremye agapfa yaramuhuye ko yaramutwariye umukobwa. Twumvise ko ari indango bapfuye. Ahita agenda aramanuka ahita ajya aho ngaho mu gasate, aravuga ati umusore araje asanzwe twifitiye indaya ashaka kugira ngo ayidukureho, twayiguriye twayishyizeho ibishoro byacu. Noneho ubwo n'intandaro niho yavuye, aravuga ati ati umukobwa wacu twiguririye intuze inzoga, none wowe ugiye kumutwara gutyo nta kintu atumariye. Noneho rero ubwo ahita agenda nyina uwo musore ahita agenda azana ibyuma. Ubwo Gasasira François Regis uyobora umurenge wa Kinazi mu karere ka Ruhango yabwiye TV na Radio 1 ko hatangiye iperereza ku cyateye urupfu rwa nyakwigendera. Amakuru twamenye umusore wishwe na mugenzi we nyaho kujuje. Icyakozwe nuko hari abafashwe bakekwa kubigiramo uruhare. Ko nyine inzego zirimo zirabikurikirana RIB yahageze. Uyu muyobozi w'umurenge wa Kinazi mu karere ka Ruhango avuga ko icyakora abagera kuri 3 batawe muri yombi bakurikiranyweho urupfu rwa Iyamuremye ndetse no gukomeretsa uwaruje kumutabara. Rero cyo twumva rwose mwadukorera nuko mwaduhanira abo bantu by'intangarugero mukabakurikirana mukabahana, kuko rwose inahangaha bamaze abantu. TV na Radio 1 byavuye mu murenge wa Kinazi mu karere ka Ruhango, abaturage bitegura gushyingura nyakwigendera Iyamuremye. Peter Clever Nizeyimana, TV 1 mu karere ka Ruhango.